Fanya Kazi TV, we are the solution. Reka nanone ngohe ikaze kuri Fanya Kazi TV, nge unyite Mr. Fanya Kazi. Nkaba ngarutse rero nyuma y'igihe runaka aho mba ndi kugenda ndeba ibitekerezo bitandukanye ndetse n'inama zitandukanye, kandi nanone nkanakora ubushakashatsi bitewe n'icyo tuba tugambiriye, nta kindi no kureba icyaduteza imbere. Turacyari kuvuga kuri ATU cyangwa se ATU cyangwa se Quantum Wallet bitewe n'uko wowe ubyita. Ni imwe muri token cyangwa se muri projet zimaze igihe zivugisha abantu benshi, by'umwihariko ku makuru agenda atangwa arebana n'amatariki y'ikintu runaka kiba kiri buze gukorwa, arebana n'amatariki cyane cyane ya listing, ariko ugasanga birahindagurika. Ubu rero noneho twitege iki cyangwa se dutekereze iki, dore ko turi mu mpera z'umwaka aho nyine buri wese akeneye kumenya atese uyu mwaka urarangira gute. Icyo tugiye kuganiraho rero ni ikintu nakwita ko twirinda kucyegereza umutima cyangwa se tukirinda kubishyiramo amarangamutima cyane. Hari umuntu ukunda gutanga amakuru, bamwe bakavuga bati uyu nguyu nawe ni umunyabinyoma, abandi batari ko ibyo agenda avuga rimwe na rimwe hari igihe biba byo. Bamwe bakavuga bati yaba ari muri core team, abandi ntibabyemeze. Nanjye ubu ngubu nta na kimwe nakwemeza uretse ko nta n'icyo nahakana, gusa update akunda gutanga cyangwa se ni nawe wenyine ukunda gutanga amakuru ku birebana na ATU benshi baba bategereje. Hari ibintu agenda avuga, nari maze iminsi ndeba ibintu bitandukanye agenda avuga, ibyo update agenda agerwaho, ibiri gukorwa cyane cyane muri blockchain, ariko ugasanga benshi ntibari kubyizera, bareba neza ibyo avuga na comment abandi bamubwira. Biba bigoye cyane kumenya ese turi mu biki, ese ibi bintu nibyo cyangwa ntabwo ari byo. Ariko reka twibande cyane ku kintu yavuze kirebana noneho na update ya Quantum Wallet. Aha ni nyuma yuko yari yavuze ko mu minsi mike iri imbere listing ishobora kubaho. Ikindi turi buze kureba nuko nyine nkuko nawe yabyivugiye, ntabwo ibyo avuga aba bihagazeho ijana ku ijana, ariko nawe yavuze ko ibyo avuga bigendera kuri update agenda abona n'uburyo projet ibiri kwitabwaho n'uburyo biri gukorwamo. Akavuga ati nkurikije uko ndi kubona ibintu aho bigeze, birashoboka ko iki ngiki cyazaba mu gihe runaka. Ibyo rero nibyo bituma iyo amatariki ahindutse abantu bafata nk'aho umuntu yaba ari umunyabinyoma cyangwa se ari umuntu uri gutera abantu igipindi gusa kugira ngo bakomeze kuguma mu cyizere cy'ibidahari. Uyu munsi hari ibintu yavuze, turaza kugenda dusa n'abasesengura mu ncamake y'ibyo yavuze, no turebe ese koko ibi bintu turabiha icyizere kingana gute. Stay in touch, ni Mr. Fanya Kazi. Tukireba rero kuri aya mafoto ushobora kwibaza utese ibyo uyu muntu yavuze byaba ari ukuri cyangwa se byaba bifite ishingiro. Mu by'ukuri reka turebe ibi bintu bifite ishingiro, ariko nanone hari n'ibigomba kwitonderwa. Mu byo yavuze aho yagaragaje ko ashingiye kuri Mexic AI Quantum Wallet ya version ya 2.6 biteganyijwe ko izasohoka hagati y'itariki 20 na 28, aho nyine yagaragaje ko iyi version ya mbere twari dufite ya 1.0.8 ita supporting icyo bita live price feeds cyangwa se withdraw, n'ubango mu buryo bwo kubikuza se no kugaragaza ibiciro ko kanya mu buryo bw'imbona nkubone. Ariko agaragaza ko iyi version nshya ya 2.6 izorohereza cyane kubikuza ATU, kandi ngo iri bikuzwa rikazahita ryemezwa ako kanya bikimara gutangazwa. Nibwo yagaragaza ko rero ko version ya mbere yari ifite icyo bita limitation cyangwa se haraho ibintu byinshi byagarukiraga cyane ko habaga harimo imbogamizi nyinshi. Ariko yavuze ko muri iyi version ya 2.6 icyo bita real time price na market cap synchronization, ibi ngibi ntekereza ko ari ikintu gikomeye cyane, kuko igiciro kizajya kibaho mu buryo bwa live. Niba ATU zatangira kuba tradable, uko igiciro gihindutse waba ugiye kubitsa cyangwa kubikuza, ubwo niko mbyumva ngewe. Hanyuma kandi ikaba igaragaza ko izaba ifite ibikuzwa rifite umutekano cyane hakoreshejwe BNB Smart Chain Contract. Ni byinshi rero yavuze, aho yagaragaje ko biteganywa ko rwose ku itariki ya 20 na 28 bizajya byabaye confirmed, cyangwa se abari kudevelopinga iyi update ya Quantum Wallet aribwo bagaragaje ko bizaba byagize gute, byamaze gutunganya, aho igeragezwa ryose rizaba ryamaze kugaragaza ibyuzuzwa byose ko byagiye ku murongo. Rero kuba yavuze ko hari update ya version ya 2.6 iri gukorwa, ibyo byaba ari ukuri, kubera ko barashaka ko hazaba icyo bita live price, hakabaho noneho no kwisynchroniza na blockchain ndetse no kubikuza bikaba byashoboka.
Ibi rero abahanga bavuga ko ari byo kuko proje irimo gukura cyangwa se irimo kwitegura impinduka zikomeye inyuramo. Ibi ngibi twabifata nkaho ari urugero yatangaga mu buryo cyangwa se mu bya technique, ariko ntabwo twavuga ko ari ikimenyetso cyuko ibi bizakora neza. Gusa mu mvugo yakoresheje bisa n'ibyumvikana. Impamvu rero tugomba kugira icyo twakwitondera nanone nuko ibi ngibi uyu muntu avuga ni analyse ze aba yakoze, ariko ntabwo ari announcement yizewe nk'iyo nyine tuba dutegereje. Kuki ibi bintu yavuze tutabifata nk'ukuri 100%? Icya mbere, mu matangazo amaze iminsi atanga yavuzemo ko nawe abikura kuri Mexic AI, ariko ntabwo Mexic ubwayo yari yatangaza ibijyanye na Ato cyangwa se yari yatangaza Ato ku mugaragaro. Ibi nabyo twavuga ko nawe arabireba nawe agakora analyse akurikije aho umushinga uba ugeze, niba koko aba abibona cyangwa se awurimo abona uko biri gukorwa mu buryo bw'ukuri. Ikindi kintu gikunda kugora abantu yavuzeho ni amatariki. Hagati y'itariki 20 na 28 ni iminsi mike twavuga ko isigaye. Gusa ukibaza ko akunda gutangwa amatariki menshi na mbere y'ahangaha, ibi bintu twabyizera dote. Bivuze ko n'ubundi ni expectation cyangwa se naye n'ibintu aba ari gukekeranya, ntabwo twavuga ko twabihamya nk'icyemezo cy'ukuri. Ikindi kintu cyo kwitondera ngo kubikuza ako kanya nyuma ya launch. Uku kubikuza gukorwa cyangwa se kugenda gutya iyo smart contract yamaze kuba verified, iyo liquidity ihari, kandi twamaze kubona ko hari aho igaragara ko hakirimo imbogamizi, nubwo yaje gusobanura ko mu rwego rwa technique hari ibyabanje gukorwa, ariko benshi bari kwibaza kuri iyi liquidity. Hanyuma bikongera none bigakorwa cyangwa se bikemezwa ko exchanges ziteguye. Kuba rero ibi bitaremezwa ni ikintu cyo kwitondera. Ikindi umuntu yakwibaza nyuma yo kubona se aya makuru nk'aya ngaya batanzwe, ese Ato twakomeza kuyitegereza, twayizera? Niyo mpamvu navuze nti twirinde gushyiramo amarangamutima. Ato twayizera ariko mu buryo bw'ubwenge. Bivuze ngo iki? Icyo dukwiye gukora ubu ni ukomeza gufata Ato cyangwa se ATU nk'iri muri transaction phase. Ni ukuvuga ngo iracyari muri phase yo kugira ngo ibe yakwemezwa. Icyo twakora ni ugukurikirana iyi update nyayo ya Quantum Wallet nibizaba, tukamenya niba smart contract address yayo yemewe koko, hanyuma tukanategereza announcement izaba ivuye kuri ATU official channels. Ni ukuvuga ngo niba ari ku YouTube channel yabo, niba ari kuri Telegram niho ahanini twakoraga amakuru, cyangwa se Twitter, ndetse no kumenya niba izi exchange zose zemewe cyangwa se zayemeye. Ikindi tutagomba rero gukora ni ugupfa gushoramo amafaranga ngo nuko turi kubona yazamutse ejo, uyu munsi yamanutse, reka tugure. Amafaranga dushora muri ibi bintu by'umwihariko bya cryptocurrency ni ukugira amakenga. Niya mafaranga ushyiramo utavuga uti ejo mu gitondo ndayakina cyangwa se ejo bundi. Amafaranga ushyiramo uba wizeye ko uramutse unayabuze nta kintu wagira gute wahungabanaho. Ikigaragara rero cyo ibyavuzwe ni ibitekerezo, ni n'ibyifuzo wenda by'uyu muntu, ariko ntabwo mu by'ukuri navuga ko byari byagera ku rwego rw'icyemezo kiri final. Ato iri mu nzira, ariko ntabwo iragera ku rwego rwo kwizerwa 100%. Reka natwe duse n'abatekereza ku byo tubona. Kuri ubu abantu benshi baracyakurikirana ATU. Bivuze ko iyi projet mu by'ukuri ishobora kuba atari scam nk'uko babivuga, ariko mu babikurikirana n'ubundi baba bibaza ibintu bitandukanye. Hari nk'ababaza bati niba igiciro kingana kuri exchanges zitandukanye, harabura iki ngo listing ibi? Ese kubikuza bizafungurwa ryari? Ese koko iyi ATU yaba ari scam? Ibi byose ni bigaragaza ko abantu kuba bakibanda kuri ATU hari impamvu. Icyo rero ngiye mbona cyangwa se nababwira nuko projet za scam ntabwo zijya zibazwaho gutya, nta nubwo zijya zitinda mu mitwe y'abantu. Mu gusoza, icyo ngiye nabonye nuko ATU iracyari mu cyiciro cy'igeragezwa. Bivuze ko ibi ngibi batubwiye niba wallet update izakorwa, kubikuza bigatangira, mu by'ukuri icyizere kizazamuka cyane. Ariko nibitinda nanone cyangwa se bigasubira inyuma, abantu benshi bazacika intege. Birumvikana ko tutabara gucika intege, ariko icyo nzi neza cyangwa se icyo twamenya nuko projet nyinshi zikomeye zagiye zinyura mu byiciro byo gutinda nka gutya. Reka rero twese dukomeze gutegereza mu gihe tutazi neza uko bizagenda. Gusa icyo tuzi nuko ATU irahari, abantu baracyayivuga, baracyayitaho, ikaba kandi iri mu cyiciro cya nyuma cyo kuba listed niba bigenze neza koko. Hanyuma kandi icyizere cyacu tukazakigira ariko tubonye ko wallet yongeye gukora neza, kubikuza byafunguwe, ndetse hari na communication isobanutse. Mu gihe ibingibi bizakorwa bizaba ari sawa cyane, ariko nanone nitubona amatariki akomeza guhindagurika, nta n'usobanuro buhari,
amakuru agakomeza gutangwa ariko nta gihamya gifatika gihari, no kubana ko timu igira gutya igaceceka, aho ngaho no gukomeza kugira amakenga tukirinda gushoramo amafaranga yacu mu gihe tutaramenya aho biri kwerekeza. Iyi yari Fanya Kazi TV, tuba dukomeza kugira ngo twiganirire, aho kugira ngo duhere mu gihirahiro. Niba mbonye akanya nkabasha gukora ubushakashatsi bujyanye n'ubumenyi mfite n'ubushobozi bwo gusobanukirwa ibintu mfite, kwa nawe basangiza aha ngaha numva ntacyo bitwaye. Ariko nanone kandi nawe ubwawe ushobora kuba wakora ubushakashatsi mu buryo butandukanye, tugakomeza kungurana ibitekerezo no kugira ngo twe gukomeza gucika intege kugeza igihe tuzamenya ko ATU igiye burundu cyangwa se ko ije ikaduhoza amarira. Stay in touch. Fanya Kazi TV. We are the solution.